Sonia ati umujura kabuhariwe yanyibye ibintu byose mu gihe cy'isegonda rimwe gusa. Gusa nyine icyo ntabashije guhita amenya ako kanya ni uko icyo yari agiye gukurikizaho kwiba ari umutima wanjye. Umunsi umwe rero Sonia yari yicariye ku gatebe ko ku muhanda, twa dutebe nyine abagenzi batageraho tagisi. Yaricaye rero maze afata mashine ye ayishyira ku ruhande rwe n'isakoshi ayishyira ku rundi ruhande. Yari ari rero muri telefone ari kwirebera nyine ku mbuga nkoranyambaga. Uyu musore rero waturutse rwose ahantu Sonia atigeze amenya yaraje amuca inyuma buhoro, maze ahita afata mashine byihuse, ahita afata n'isakoshi. Sonia agihindukira ahita amufata akaboko ati uranyibye. Naho rero uyu musore yahise areba kuri ka kaboko kamufashe abona hariho gumete nziza cyane. Ubwo nyine ni agashene ariko kari agashene ka oro. Yahise agafata rero nako agakuramo ahita yiruka. Sonia yarumiwe asigara ibintu bimucanze ati ntabwo bishoboka ukuntu umujura yakoresha isegonda rimwe cyangwa abiri kugira ngo abanyibye ibintu byose nari mfite. Uyu mujura rwose ni umujura wabigize umwuga. Gusa nyine nanjye ntabwo ndi umukobwa woroshye. Yahise arabwira uyu mujura wari wiri kwiruka anageze kure ati wibeshye umukobwa, ntabwo rwose wagombaga kunyiba, njyewe ntabwo bajya banyiba gutyo gusa. Ariko nubwo yavugaga ibi byose uyu musore we yari yamaze kurenga. Sonia rero muri mashine ye hari harimo GPS. Yahise atangira rero kuyitarakinga nyine ngo arebe ahantu uyu mujura ari kujya. Yahise kandi ahamagara polisi ababwira nyine uyu mujura wamwibye uko ameze ndetse rwose n'icyerekezo ari kujyamo. Nawe kandi yahise nyine agenda amukurikiye kuko yari ari kubona nyine aho umujura ari kujya. Ntibyatinze rero yaramugezeho, ageze nyine ku rugo rw'uyu mujura yarakomanze, maze uyu musore we agira ngo ni umushyitsi wari umaze kuhava. Yahise amubaza ati none se hari icyo wibagiwe? Kandi afunguye ahita abona ni wa mukobwa yibye. Sonia rero yahise amubwira ati wari uzi ko se uri bungendane? Nta muntu ngewe rwose ujya unyiba byoroshye, mpereza ibintu byanjye gira vuba. Naho rero uyu musore yahise amubaza ati none se uri umupolisi? Naho rero uyu Sonia ati ntabwo ndi umupolisi ahubwo ngende umushinjacyaha. Yahise yinjira mu nzu rero yihuta kubera ko nyine yifuzaga ko uyu musore yamuha ibintu bye yari yamwibye. Naho rero uyu musore nawe yahise akura imbunda nyine mu ipantaro maze aba arayimutunze. Atutekereza se ko ngewe iyo nibyo mba ndi mu mikino, utekereza ko nabigusubiza gutyo gusa? Cyangwa uzi ko ngewe noroshye? Nanjye sinoroshye habe na buhoro. Sonia rero yahise yibwira mu mutima ati njya kuza hano ntabwo nigeze ntekereza ko nibi bishoboka, none ndabyikuramo gute? Sonia rero yahise amubwira atumva utibeshye ugakora ku mbarutso kubera ko namaze guhamagara polisi kandi iri mu nzira. Bazagufunga rwose imyaka myinshi, uzayimara utongeye kubona izuba. Naho rero uyu musore atamubaza ati urakeka se mfite ubwoba? Nta bwoba mfite habe na buke, ahubwo ntangajwe n'ukuntu uri gutitira, ukuntu wari waje wiyemeye. Nari nzi ko rwose uri umukobwa urenze. Burya bwose ni ukubabona nyine muri bya biro byanyu biteye ubwoba mufite abarinzi, naho ubundi namwe muri abanyabwoba. Urabona ukuntu utangiye guhinda umushyitsi. Uyu musore rero ahita abwira Sonia ati hindukira urebe hirya gira vuba. Sonia n'ubwoba bwinshi arahindukira, maze uyu musore agahita afata burike cya kibiriti nyine bacana bakoresheje urutoki, agahita agicana. Sonia arikanga cyane akagira ngo nyine baramurashe. Arahindukira agasanga wa musore aracyifatiye nyine imbunda ye. Naho rero uyu musore atamubwira ati warugize ngo noneho urapfuye? Ati ntabwo ndi igicucu humura, ntabwo nakurasa, ngeze ndifuza kujya kuba muri prison kubera kwica umukobwa nkawe. Naho rero Sonia ahita amubwira ati nari mbizi n'ubundi ko utabikora kubera yuko abajura nkawe icyo muzi nyine ni ukubeshya no kwiba. Nari mbizi nuko kuvuga kuri wunda se nabyo uri kubeshya rwose. Naho uyu musore ahita amubwira ati noneho uri gukeka ko ntabishobora? Nabishobora cyane rwose. Uyu musore kandi ahita amubwira
ati gabanya amagambo kandi wikomeza kunsakuriza utantera umujinya ugatuma nkora ikintu kibi. Naho Sonia ati urongera se unkangishe burike. Uyu musore ahita afata icyuma kiba kiri aho hafi nyine maze agahita akijomba mu migati n'umujinya mwinshi. Ati mfite ibikoresho byinshi. Sonia ubwoba buhita bumwica ahita abona ko uyu musore afite ubugome bwinshi cyane. Sonia rero ahita atangira kwibaza ati ariko ubundi uyu musore umpagaze imbere mu by'ukuri ni umujura usanzwe, ni umusazi se cyangwa nyine ni umwicanyi uri kugerageza kuncecekesha? Abakibaza ibi rero maze mu cyumba hagahita hasohoka akana k'agakobwa kaba gafite n'igikoni rwose kinini, gahita kabwira rero Sonia ati nugerageza gukora kuri papa wanjye ndakubwiza ukuri iyo sura yawe ndayangiza. Naho rero uyu musore ahita abwira aka kana ati mukobwa wanjye wivuga amagambo akomeye, gerageza rwose maze ukontorore amagambo uri kuvuga, yizire hano. Uyu mwana leta yiruka ahobera papa we nyine. Naho uyu musore ahita abwira uyu mwana ati genda wikarabire intoki maze uze twirire umugati wacu, dore ko rwose uyu musore aba ari gusiga nyine imigati ayisigamo bureba. Naho Sonia aba agihagaze ari kureba nyine sene ziba ziri kubera hano. Uyu musore rero ahita abwira Sonia ati niba ushaka kundega rwose genda ujye kundega, gusa nyine nkeneye umwanya maze nkigaburira umwana wanjye. Sonia rero yitegereza uyu musore maze yajya kugenda bikanga, ahita atekereza atahari uyu musore ashobora kuba yiba kugira ngo abone icyo agaburira uyu mwana, kubera ko biratangaje ukuntu nyine aba ari kwigisha uyu mwana ikinyabupfura, ariko umwigisha imyitwarire myiza ndetse rwose anamubwira uko agomba kwitwara imbere y'abantu. Byaramunaniye rero rwose Sonia kuva hano, yari agikeneye nyine kumenya amakuru y'uyu musore. Wa mwana w'umukobwa rero aba avuye gukaraba maze agahita aza yiruka nyine ari gusekera papa we. Papa we rero nawe aseka rwose wagira ngo se wavuganaga na Sonia, ahita abwira uyu mwana ati icara twifatire amafunguro. Uyu mwana rero aricara maze papa we nyine akamuhereza umugati, agahita amubwira ati uryoherwe mwana wanjye. Naho uyu mwana ati nawe uryoherwe papa. Sonia ubu yahagaze nyine ameze nk'isitati ari kubitegereza, ahita abaza uyu musore ati gute uri umujura kandi ufite umwana w'umukobwa? Naho rero uyu musore ahita abwira Sonia ati impamvu niba mfitanye nyine ibibazo na leta, ni ukuvuga ko rwose mba ndi kugenda nihisha nyine amategeko kubera ko banambonye bashobora kumfunga. Ntabwo rero rwose nabasha gushaka nyine akazi gasanzwe kiyubashye nk'ako nawe ukora. Naho Sonia ati cyangwa se nta n'ubushake ahubwo bwo gushaka akazi uba ufite. Uyu musore ahita yongera akarakara ati wabimenya ute se? Urumva wamenya ubuzima umuntu aba abayemo? Wowe nyine icyo ukora ni ugukorera amafaranga menshi maze nyine ukita kuri iyo sura yawe nziza cyane, ndetse rwose ukanita kuri uwo mubiri wawe nyine w'umukobwa ukiri mutoya. Sonia yumva ibi ngibi maze agahita yikora mu maso, mu mutima we agahita yibwira ati ntabwo rwose nari mperutse kumva umuntu umbwira ngo mfite isura nziza, ngo kandi ngo ngaragara nkaho nkiri mutoya. Aya magambo naherukaga kuyumva kera cyane. Ahita atangira akikora ku isura maze rwose akamera nkaho yibagiwe n'ibyo yari ari kuvugana n'uyu musore. Uyu musore arakomeza abwira Sonia ati none se rwose mukobwa muto, uratekereza ko niba kugira ngo nishimishe, kugira ngo se mbeho ubuzima buhenze, ntabwo wakumva kurera umwana wenyine kandi rwose hari n'ibintu byinshi wabujijwe, nko kuba utabona akazi ngo ukorere amafaranga, nko kuba utisanzuye mu gihugu urimo, ntabwo rwose ibyo bintu wabimenya. Sonia rero uba yakomeje kwitegereza uyu musore ahita atekereza mu mutima we ati nta mpamvu ariko rwose yo kugira ngo ntume uyu mwana w'umukobwa abaho atagira papa we, kuko ndabona yishimye muri uyu muryango we. Sonia rero agitekereza ibi ngibi maze agahita yumva nyine za modoka za polisi ziraje, ahita arungurukira mu idirishya maze akabona rwose ni abapolisi baje, kuko nyine aba yabarangiye aho bari bumusange.
ahita ahindukira maze akabwira uyu musore atumva nimuhishe vuba vuba. Uyu musore abanza gutungurwa ukuntu umuntu waruje kumufata ari nawe uri kumubwira ngo bihishe, ahita yongera akamubwira ati nimwihishe vuba vuba. Uyu musore rero ahita afata umwana w'ukuboko maze bagahita biruka nyine bajya kwihisha. Sonia ahita ababwira ati nimujye muri dushe niho heza, maze agahita abwira uyu mwana ati umva tugiye gukina rero kwihishana, wihishe cyane kandi ugume mu bwihisho, uramenye ntuze kuvamo ntaguhamagaye, nimugende mwihishe kandi cyane. Bahita rero binjira nyine muri dushe maze agafunga, ahita agenda akicara muri salo akigira nkaho nyine hano ari iwe, aricara agahita yicara imbere ya migati baba bari bari kurya maze agatangira kurya. Ba bapolisi rero binjira mu nzu bihuta cyane maze bamugeraho agahita ababwira ati ariko rwose namwe ntabwo mwabasha gutabarira umuntu ku gihe, urabona ukuntu mwatinze, urabona igihe cyose gishize kuva nabahamagara, nimugende mwihute kandi rwose ndifuza yuko muri bugaruke munzaniye uriya musore. Urumva nyine kuko yigize nkaho aba hano, bo nyine yarababwiye ngo bajye kumushakisha ahantu hose kuko yari yababwiye uko uyu musore ameze. Aba bapolisi rero bahise bamubwira bati yego rwose reka tujye kumushakisha kandi bidatinze turamuzana ndetse n'ibintu byawe. Bahise rero basohoka maze baragenda. Sonia rero ahita yivugisha ati gusa nyine biratangaje ukuntu ndi kurengera umujura, gusa nyine nta yandi mahitamo nari mfite, yego simuzi neza ariko nanone nagombaga kurengera uriya mwana w'umukobwa. Ahita rero ahamagara wa musore maze nyine bagasohoka mu bwihisho. Uyu musore ahita abwira Sonia ati ni gute se kandi untabaye nyamara wifuzaga kumfungisha? Sonia ati ntabwo mbikoze ku bwawe, mbikoze ku bw'uriya mwana w'umukobwa, byanze bikunze nyine uzishyura ariko ntabwo ari kano kanya nifuza ko wishyura. Sonia kandi ahita abaza uyu musore ati mama w'uriya mwana ari hehe? Uyu musore rero ahita amubwira ati mama w'uyu mwana aba mu kindi gihugu, gusa umwana wanjye ndakeka rwose mwitaho kandi neza. Naho rero wa mwana nawe ahita ava aho yari yihishe nyine maze agahita abwira papa we ati ariko papa ndabona rwose uyu mushyitsi wawe dukwiriye kumuha karibu maze tugasangira. Papa we ahita amubwira ati mwana wanjye ntabwo byashoboka kuko nyine uyu mukobwa ureba hano yamenyereye kurira mu maresitora ahenze cyane, ntabwo rero rwose ibyo kurya bya hano yabishobora. Naho rero Sonia we yari ari kwitegereza uyu mwana w'umukobwa atamukuraho amaso. Mu mutima we ahita atekereza ati ariko rwose ntabwo bisanzwe ukuntu umusore w'umujura gutya aba ari kwigisha umwana we ikinyabupfura. Ahita rero avuga ati umva ndabyifuza rwose gusangira namwe icyayi, turarya iki? Naho rero uyu musore ahita amubwira ati hano ni umugati wonyine dufite. Uyu mukobwa rero ahita ahaguruka maze akagenda agafungura firigo akarebamo, ahita asanga rwose si umweru nk'uko bayiguze isa, ni ukuvuga nyine nta kintu na kimwe kiba kirimo. Nibwo nyine abona ko bano bantu ni abakene kuko ni abakene kandi cyane. Ahita rero abwira uyu musore ati reka ngende maze njye gushaka ibyo turi burye. Naho rero uyu musore ahita amubwira ati ariko nta mpuhwe zawe rwose dukeneye. Uyu mukobwa ati ndabyumva nyine ko ntazo mukeneye ariko reka nigendere nzane nyine ibyo turi bufungure. Naho wa mwana w'umukobwa ahita abwira Sonia ati umva rata mukobwa mwiza, mu bintu byose uri bugure ntiwibagirwe no kunzanira ice cream ya vanilla. Sonia rero ahita amwenyura maze akamubwira ati urashaka vanilla? Uyu mwana ati cyane rwose, aba arimo guseka. Sonia ati ntabwo nyibagirwa ahubwo niyo ndi bugure mbere, ndaje kandi humura mu gihe kitarambiranye rwose muraba mumbonye ngarutse. Mbere yuko asohoka mu muryango rero uyu musore ahita amubaza ati mukobwa mwiza harya witwa nde? Naho Sonia ati nitwa Sonia. Uyu musore ahita amubwira ati urakoze cyane Sonia. Sonia rero ahita yibwira mu mutima ati gusa nyine uyu musore ntabwo rwose akiri kugaragara nk'umujura cyangwa nk'umwicanyi, ntabwo akigaragara rwose nk'umugizi wa nabi, ndabona yahindutse kandi yabaye umuntu mwiza, gusa nyine ntawamenya, reka dutegereze. Ajya guhaha rero maze akagaruka, agarutse rero ahita ababwira ati ntabwo rwose ndi butahe
ngiye kubanza nteke maze tubanze dusangire. Naho rero uyu musore aramubwira ati ariko rwose uri umushinjacyaha utangaje, mu kanya wari uri guhamagara polisi kugira ngo ize kumfata, none kano kanya urifuza kudutekera maze tugasangira. Sonia yahita abwira uyu musore ati ariko nyuma rwose yo kuba icyaha, ndi umuntu nk'abandi, ndi umuntu usanzwe, ndi umuntu ufite umutima kandi ufite ubumuntu, ndetse rwose ndi n'umuntu ukunda abantu. Amafunguro rero yamaze kuboneka maze baricara barasangira, kandi rwose basangira nyine wagira ngo basanzwe baziranye. Bamaze rero gufata amafunguro maze Sonia ndetse n'uyu musore bicara nyine ku ruhande batangira kuganira. Yumvaga rwose yifuza kumenya ubuzima bw'uyu musore kuva aho bwatangiriye kugeza uyu munsi. Uyu musore rero atangira amwibwira ati jyewe nitwa James, natakaje rero ababyeyi banjye nkiri mutoya, byabaye ngombwa rwose ko ntangira kwirwanaho. Tekereza ko ku myaka 12 yanjye nacuruzaga imigati ku muhanda kugira ngo nyine mbashe kubona uko nabaho. Nyuma yaho rero nibwo rwose uyu mukobwa wanjye yaje mu buzima bwanjye. Icyo gihe rero ubuzima bwanjye bwari buhindutse, numvaga nyine ngomba kubaho ku bwanjye ndetse nkabaho no kubw'uyu mukobwa wanjye. Ahita rero ahindukira akareba Sonia ati none se wowe ufite abana? Naho Sonia ati ntabwo mfite rwose, ikindi kandi mba mfite n'ubwoba bwo kubyara abana, nkaba mfite n'ubwoba bw'uwo twababyarana. Uyu musore atamubaza ati kubera iki uri kuvuga gutyo? Naho rero Sonia ati impamvu ndi kuvuga gutyo ni uko nyine ndazwi cyane muri uyu mujyi, abantu benshi rwose baranzi, ariko nyine abagabo bo banyegera cyangwa bamvugisha kubera ko nyine babona ndi umukobwa w'umwana mwiza ufite umutima mwiza, baba bifuza nyine kwibonera amafaranga yanjye ndetse n'icyubahiro cyanjye. Nta kindi rwose, nta n'umwe uba ukunda urukundo rwa nyarwo. Niyo mpamvu rero mba mfite ubwoba bw'uko twakubakana umuryango maze tukaba twanabyarana. James ahita amubwira ati gute se ibyo bintu bishoboka? Ntabwo ngewe mbyumva. Naho Sonia ati kereka nyine ubibajije umugabo twatandukanye, aba ari kubivuga aseka. James nawe aba ari guseka ati ariko rwose abagabo ntabwo babona, njyewe sinumva ukuntu nyine bose baba bagushaka kugira ngo bagukoreshe gusa. Uzi ukuntu uri mwiza, uri mwiza cyane, usa neza, ugaragara nyine nk'umukobwa ukiri mutoya, ikindi kandi uri umunyabwenge. Simbizi nyine ngiye ndabona ushimishije gusa nyine, ikindi noneho utari usanzwe uza ahari, ufite amaguru meza cyane. Mu bakobwa nigeze mbona uri uwa mbere mu bakobwa nabonye bafite amaguru meza cyane. Sonia rero amwenyura ahita yireba ku maguru, aba yumva nyine ukuntu uyu musore ari kumutera imitoma, akumva aya magambo ni ubwa mbere yumvise mu matwi ye, gusa nyine aba yumva bivugitse neza cyane, ibintu bari kumubwira aba yumva biryoshye. James rero ahita amubwira ati cyakoze umugabo wawe yabaye indangare, njyewe iyo nza kuba umugabo wawe ntabwo twari kuzigera dutandukana, kuko rwose urasa n'ururabo rwiza rwuhiwe neza rutoshye, uri mwiza cyane, ntabwo rwose ibyo bintu wabyumva. Cyakoze umugabo wawe ni umuhombyi rwose, yarahombye kandi cyane. Sonia rero aba yasetse yapfuye, ndetse n'uyu musore aba ari kumubwira aya magambo yose rwose aseka. Ntabwo aba akiri wa musore nyine ufite ubugome baba bahuye, uba ubona yabaye umuntu mwiza cyane cyane. Baraganira rero maze ijoro ryose rikarinda ricya, bari kuganira ku by'ubuzima bwabo, bari kuvugana byinshi ku by'ubuzima, ndetse rwose uyu musore akomeza abwira Sonia ukuntu aba yamubonye. Sonia rero aba yishimiye kuganira rwose n'uyu musore, ndetse aba yananejejwe n'amagambo uyu musore amubwira, kuko yose aramwubaka kandi akamusubizamo icyizere, ndetse akongera akumva ko rwose ari umukobwa mwiza. Aba yaramaze kwiyanga nyuma yo gutandukana n'uyu mugabo we baba baratandukanye, ariko uyu munsi aba yongeye kwiyumva nyine nk'umukobwa muto kandi ufite agaciro. Sonia rero ati uyu musore rwose
guhera uyu munsi twahise tuba inshuti z'akadasohoka ndetse rwose twagiye tubonana akenshi gashoboka, nisigaye mwisanzuraho ndetse namwiyumvagamo rwose, ibintu byari bimaze igihe ntabyiyumvamo, nta muntu w'igitsina gabo nari mperutse rwose kumva nisanzuyeho nk'uko byari bimeze kuri James. Umunsi umwe rero nari nagiye kumusura n'ubundi, dore ko rwose twari dusigaye tumeze nk'abahorana, maze uwo munsi n'ubundi ibiganiro byari byinshi cyane, dore ko yari umusore uzi gusetsa ndetse rwose yaranganirizaga maze nkumva ndishimye. Uyu munsi rero twasangiye akawayini maze ndanywa ndarengera, sinamenya ko rwose nagejeje aho ntakagombye kugeza. Uyu munsi rero rwose kubera ukuntu nyine nari natwawe, numvaga ndetse nishimye cyane. Byarangiye njye nawe turi gusomana ndetse ntigeze nanabitekerezaho, ntabwo rero ari aho byagarukiye gusa ndetse rwose byarakomeje. Noneho uko iminsi yagiye iza byagiye biba nk'akamenyero, njye nawe dutangira gukundana mu buryo bweruye ndetse rwose ntangira kumukunda cyane, ntangira kumva rwose naramwimariyemo umutima wanjye ngo ndawumufungurira maze mutuzamo. Ni nako kandi nakomeje kugenda nanamenyerana cyane n'uyu mwana w'umukobwa wari ushimishije rwose, wankundaga maze nanjye nkamukunda. Twatangiye rero kujya dukorera imirimo hamwe, rimwe na rimwe tukajya iwabo tugateka, irindi tukajya iwanjye tugateka, ndetse rimwe tukarara iwanjye, irindi tukarara iwe. Urukundo rwose rwari rushyushye ndetse rwose numvaga ubuzima buryoshye, numvaga nishimye cyane. Ahashize rero haje musaba rwose ntabwo nari nyatekereza, ndetse nanahamagaye polisi maze nyibwira ko igomba kureka gukomeza gushakisha wa musore. Umunsi umwe rero James yahamagaye Sonia maze nyine amubwira ko amushaka. Sonia rero yaraje maze akinjira mu nzu asanga nyine ibintu byose bipakinze mu makarito, bimeze nk'aho nyine biteguye kwimuka. Gusa nyine yasanze uyu mwana w'umukobwa yicaye ari kurira cyane, maze mu mutima we ahita yibwira ati burya koko akabaye icwende ntikoga, uzi yuko uyu musore ashobora kuba yaranteze umutego kugira ngo azansigire uyu mwana w'umukobwa maze yihungire, dore rwose yagiye. Nta kindi bahise atekereza uretse kuba nyine uyu mwana bamutaye, kuko yabonaga ino nzu nyine imeze nk'aho rwose ibintu byose byavuye nta bintu bikirimo. Ahita aca bugufi maze akabaza uyu mwana w'umukobwa ati mbese mama wawe bimeze bite? Uyu mwana rero ati mama wanjye ndetse na papa wanjye barantaye maze baragenda. Sonia ahita amubaza ati mbwira, iki gihe cyose yavuganaga na mama wawe bapangaga kuzagenda maze bakaguta? Uyu mwana ati uri kuvuga ndetse uri kuvuga nde wapangaga na mama wanjye? Uyu mwana nyine aba atangaye. Muri ako kanya rero James ahita yinjira maze Sonia akaba aratunguwe nyine kuko yari azi ko uyu musore yamaze kugenda. Sonia rero ahita ahaguruka n'umujinya mwinshi maze agatangira gufata mu ijosi uyu musore ati mbwira, ni gute wowe n'umugore wawe mwapangaga gusiga uyu mwana wanyu wenyine? Naho rero uyu musore ahita amubwira ati nyamara rwose wumvise nabi. Naho Sonia atumva nabyumvise neza cyane, uyu mwana yambwiye byose byanyu, ahubwo nyine ibisigaye uzabisobanurira polisi. Naho James ati nyamara uri kwibeshya cyane, uyu mwana ntabwo ari umwana wanjye, ababyeyi be baramutaye maze ndamutoragura ntangira kumurera. Kuva rero natangira kumurera twagiye twimuka inshuro nyinshi, rero rwose buri uko tugiye kwimuka uyu mwana aba ari mu marira menshi. Iyo tugiye ahantu hashyashya buri gihe aba ari kurira. Niyo mpamvu n'ubu rwose usanze nyine amarira yamurenze. Niyo mpamvu kandi ni nanaguhamagaye kugira ngo nkubwire ko tugiye kwimuka, noneho nanakubwire aho tugiye kwimukira. Ahubwo ntunguwe no kubona nyine wari warakaye gutyo, ariko ubundi ntabwo uranyizera koko n'igihe tumaranye. James ahita amubwira ati nk'uko nabikubwiye nyine nibyo rwose mfitanye ibibazo na leta, ntabwo mfite uruhushya rwo kuba muri iki gihugu, ikindi kandi na viza yanjye yararangiye.
gusa nyine ntabwo rwose nshobora kugenda ngo nsige uyu mwana, ndamukunda cyane, ndabizi neza ko musize nyine bahita bamujyana nko mu kigo cy'imfubyi cyangwa bakamushakira abamurera, ariko si ibyo nifuza kuko uyu mwana mukunda rwose nk'aho namubyaye, sinabikora, nabaye umubyeyi nubwo rwose ntarabyara. Sonia rero ahita amubwira ati umbabarire rwose, umbabarire nari nakwibeshyeho, none se nibyo wambwiraga nyine ngo niyo mpamvu utabona akazi, nibyo bibazo wambwiraga ufite? James ati cyane, ntabwo rwose akazi nakabona, ariko se ubu koko uracyatekereza ko nakugirira nabi? Humura rwose ntabwo ndi umugizi wa nabi, burya nibaga kubera ko nifuzaga ko umwana wanjye atabura icyo kurya, ntabwo rwose nifuzaga ko yakwicirwa n'inzara imbere yanjye, kandi nyine nta nubwo nabashaga kuba nakora akazi, ariko ubu ngubu urahari uba wanadufashije, nta mpamvu rwose yo kuba nanakwiba, sinanabitekereza kubera ko ntabwo byari akazi kanjye guhera na kera, ndetse rwose si nabwo buzima nigeze nifuza kubamo n'umunsi n'umwe. Ahita rero amufata ku matama yombi maze akamureba mu maso akamubwira ati ntuzongere na rimwe kunshidikanyaho, kubera ko wowe n'umukobwa wanjye ni mwebwe ibintu by'agaciro mfite, ikindi kandi ni mwebwe byishimo byanjye, ntuzongere gutekereza rero na rimwe ko rwose nakugirira nabi, ni nkaho nanjye naba nigiriye nabi, ndabakunda cyane kandi muri byose byanjye, muri ubuzima bwanjye, muri isi yanjye. Ahita ahobera rero Sonia maze agatangira kumusoma. Uyu mwana rero wari uri kurira amarira yamurenze ahita atangira kumwenyura kubera ko aba akunda uyu mukobwa cyane, ndetse rwose aba yifuza ko bagumana hafi na hafi. Sonia rero ahita abwira James ati ngaho rero nca amande rwose n'icyo nakora kugira ngo nyine wongere wumve unyishimiye. James ati urakomeza nyine umpobere, ndifuza ko dukomeza nyine guhoberana, ndaba numva rwose amande narangije kuyaguca. Naho wa mwana wari wicaye rero ahita ahaguruka ati yego nimuhoberane cyane nibyo byiza, nawe rero ahita aza akabegera maze bagahoberana. Sonia rero ahita abwira James ati ninjye mukobwa w'umunyamahirwe muri uyu mujyi wose, tekereza ko umujura yibye umutima wanjye aho kwiba ikofi yanjye, ndi umunyamahirwe cyane rwose. James rero ahita aseka maze uyu mukobwa agahita amubwira ati gusa ntuhangayike, ka yawe ngiye kuyitaho maze ibi byose bikemuke, ubone ibyangombwa kandi ubuzima nyine bukomeze bugende neza, ureke kuzajya uhora wihishahishe. James ati ndagukunda cyane. Wa mwana rero nawe ahita abahobera ati ndabakunda cyane, ndifuza ko nyine Sonia yazaba mama wanjye w'ahazaza. Naho James ahita amubwira ati cyane nanjye rwose nicyo cyifuzo cyanjye. Sonia rero aseka ahita ababwira ati ibyo byose ndabyemeye rwose, nzaba byose mwifuza kandi nzaba hafi yanyu, ndetse guhera uyu munsi muri umuryango wanjye, ndabakunda cyane. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment, ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane nk'ibisanzwe.